Jean Marie uyu nguyu yashidutse yaryamanye na nyina indani kubera yuko bose bari basinze ngo umunsi utazibagirana wo kuwa gatanu, hari kuwa gatanu icyo gihe ni 2019 byamubayeho. Ubu byatumye Jean Marie aba imfubyi kubera ko nyuma yuko nyina abona ko ibyo bintu byagenze uko nguko yaje kwiyahura. Aza kwiyahura. Jean Marie icyo kintu aragikomezanya yari yanditsemo amatariki, yandikamo iminsi, yandikamo amezi, yandikamo iki, ariko icyo tubashije kuvuga ni icyo ngicyo. Jean Marie rero we yashidutse yaryamanye na nyina, aje asanga yapfuye, ahita amenya yuko impamvu yimanitse ari yuko yaba yararyamanye n'umwana we. Guhera icyo gihe kugeza uyu munsi wa none Jean Marie afite ikibazo mu mutima, ibiyobyabwenge yarabiretse, ariko afite umutima umucira urubanza. Afite umutima umucira urubanza cyane, aravuga ati iki kintu nta wundi. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana bane namwe. Nta wundi muri kumwe na Emmanuel Nganji. Ndabasuhuje aho muri hose muri bino bice bitandukanye bya kino gihugu cy'u Rwanda, bari mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba. Mbese mwiriwe neza. Ndabasuhuje kubana namwe n'umugisha w'Imana cyane, ni by'igiciro gikomeye. Nkiri mu Rwanda ndasuhuza abacuti banjye batandukanye bari muri kino gihugu cy'u Rwanda. Hari amagroupe tuba tubamo yagutse. Groupe Kesi ndabashuhuje. Ni groupe nziza cyane, ni groupe y'umugisha, ni groupe ifasha. Nejo bundi mwakoze igitaramo kandi ndizera Imana yabanye namwe. Francois ndamushuhuje cyane, yatuzaniye Kesia. Yego, kandi Kesia irimo gukora umurimo w'Imana cyane. Ni umugisha rero ku bayikunda, ni umugisha ku bayitabira ku manywa na nijoro. Imana igiha umugisha abantu babana na groupe Kesia ndetse n'abayisabira aho bari hirya no hino. Ndabakunda cyane. Hanyuma icya kabiri, ndasuhuza groupe Urungano ndabasuhuje cyane aho muri hirya no hino, bari mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba. Ndabizi muri hirya no hino y'igihugu. Ejo bundi mwarasohotse mwagiye ku Gisenyi, mbona byagenze neza. Imana yabanye namwe irabashyigikira. Za mpanuka zabayeho nyamara mwe ntizabagezeho. Urungano rw'iwacu ndabashuhuje, Imana ibarinde. Hanyuma ndakomeza nsuhuza bari Burundi, abacuti bacu bari Burundi, abacuti bacu bari muri Tanzania, abacuti bacu bari muri Kenya, hirya no hino turabasuhuza cyane, Imana ibarinde. Ndasuhuza bari mu migabane yose, Australia, Asia, Amerika, Europe. Ndabasuhuje cyane aho muri hose. Ndamusuhuje Aisha ari muri Oman, ndabasuhuje cyane abanyarwandakazi muri Oman. Amahoro y'Imana bane namwe, mwibare cyane, mwibare kubayo, ni umugisha. Ndamusuhuje Amerika na Oscar baherereye muri biriya bihugu by'Abarabu, nabo namwe ndabasuhuje cyane. Neza y'Imana ikomeze kubamo cyane kandi mubane nawe. Eric mu Burundi ndagusuhuje, Imana ibane namwe cyane. Tumukunde Emeline ndagusuhuje cyane. Ndagusuhuje cyane muri icyo gihugu uherereyemo. Yego, hirya hari Mozambique hari abandi bahungu bitwa ba Mugabo, hariyo ba Benjamin. Imana ikomeze ibane namwe cyane. Ndamusuhuje Louise Belgique. Louise, ineza y'Imana ikomeze ibane namwe aho ngaho muri Belgique ndetse n'abandi banyarwanda bariyo baherereyeyo. Ndamusuhuje Maria muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mary, turagusuhuje cyane muri Amerika kandi turagukunda cyane abanyarwanda. Gayeri mu Bufaransa turagusuhuje. Haleluya, amina cyane. Yego, nta handi rero duherereye, ni kuri cya kiganiro cyitwa Ibikomere duherereyemo, nicyo tujeho uyu munsi. Hari umuvandimwe wanyandikiye igitabo kirekire cyane, nabirebaga muri telefone nini nkabona ni urutabo rwakuze, arimo kunyandikira avuga ko afite igikomere atazakira, cyane cyane akeneye inama, akeneye amasengesho, akeneye ubwunganizi
ngo muzabane nawe. Ni umuvandimwe rero, ari mu karere ka Gatsibo. Yari yambwiye ngo mbivuge cyane ariko murabizi ntabwo njya mbivuga. Izina rye yitwa Jean Marie. Jean Marie mumugira inama cyane. Jean Marie yaranditse agira ati kubera ingaruka z'ibiyobyabwenge byari byarabase mama we nawe ubwe yashidutse yaryamanye na nyina umubyara mu nda indani. Jean Marie uyu nguyu yashidutse yaryamanye na nyina indani kubera yuko bose bari basinze. Ngo umunsi utazibagirana wo kuwa gatanu, hari kuwa gatanu icyo gihe ni 2019 byamubayeho. Ubu byatumye Jean Marie aba imfubyi kubera ko nyuma yuko nyina abona ko ibyo bintu byagenze uko nguko yaje kwiyahura. Aza kwiyahura. Jean Marie icyo kintu aragikomezanya, yari yanditsemo amatariki, yandikamo iminsi, yandikamo amezi, yandikamo iki, ariko icyo tubashije kuvuga ni icyo ngicyo. Jean Marie rero we yashidutse yaryamanye na nyina umubyara ndani mu nda. Kubera iki? Bose bari banyweye. Yaba bibe Jean Marie yajyaga agira iyo ngeso yo gusinda, kandi gusinda nta kindi bijya bica bidukururira, bihita bikurura izindi ngeso zindi zitandukanye. Hanyuma rero na nyina nawe umubyara yari kanyota, hanyuma aza gushiduka. Byagenze uko nguko, arataha, ari mu nzira ataha, aragenda nyine, yego amusanga yaho ngaho abandi bahungu sinakubwira, nawe akomerezaho, ariko aza gushiduka ari mere wiwe. Urabyumvise rero Jean Marie Gatsibo, komeze wihangane kandi Imana ikomeze ikugirire neza cyane. Imana ikomeze ikomora icyo gikomere, kirakomeye. Byatumye rero nyine nyina ngo nyuma yaje kubitekerezaho, arakomeza abitekerezaho, asanga arimo kwandavura, birangira agiye mu mugozi arimanika. Aje asanga yapfuye, ahita amenya yuko impamvu yimanitse ari yuko yaba yararyamanye n'umwana we. Guhera icyo gihe kugeza uyu munsi wa none, Jean Marie afite ikibazo mu mutima. Ibiyobyabwenge yarabiretse, ariko afite umutima umucira urubanza, cyane. Aravuga ati iki kintu nta wundi muntu nakibwira. Akavuga ati umuryango uramutse ubimenye wanca, ndetse na sosiyete iramutse ibimenye nta muntu we wazanyemera. Narabashije kubonana na mama, kandi ikindi cya gatatu akavuga ati byanze bikunze ndiho umuvumo. Ubwo rero ndagira ngo yes muzamfasha. Kino kiganiro cyo ni kinini cyane, numvise cyagutse, nanjye nabisomye ndi kubireba. Yari yampamagaye, numva arimo kubimbwira cyane, ariko ndamubwira ngo abyandike. Nanone nongeye ndamuhamagara ndamubaza ese bimeze gute. Aravuga ati aho muri hirya no hino, icyambere asaba abantu ni ukumusengera cyane. Ni ukuri mu musengere, reka dufatikanye tumusengere cyane. Murumva ko iki kintu kirakomeye. Cya kabiri ni ukumugira inama. Muzaca muri komenti, mutere komenti yaho zareba ibiganiro twakoze, kareba ukuntu bateye komenti. Aravuga ati nanjye icyanjye nzagisangiza bari abacuti bajya baba hariya, babe benshi cyangwa se bakeya, bazagire icyo bakivugaho. Ngaye nguko rero aho muri hirya no hino. Yego Jean Marie arateruye agapira, arateruye akabaro, akabateretse imbere ngo mukunde mumugire inama. Mbese inama wagira Jean Marie ni iyihe? Hari nubwo yageze aho ngaho ariyanga ku rwego yashatse kwiyahura, kandi yatekereza kugira umuntu akibwira akumva kirakomeye cyane. Yatekereza kuba yakiganiriza n'abandi bantu bakuru, akavuga ati bazamvuma, bazanca. Nicyo cyatumye mama yiyahura. Akavuga ati kandi ikindi cya kabiri
ninjije karande iwacu mu muryango yo kuba mama yariyahuye. Burya iyo umubyeyi yiyahuye biba bikomeye cyane, biba bishatse gusobanura ko n'abandi bantu burya bashobora kwiyahura kubera ko karande iba yabimuteye. Ikintu icyo ari cyo cyose cyaba cyabaye, burya kugira ngo umuntu ajye kwivutsa ubuzima biba ari ibintu bikomeye cyane. Burya hari n'abantu bagira imitima ikomeye cyane, ariko ikintu icyo ari cyo cyose waba wakoze ntabwo byemewe ko ushobora kwiyahura. N'Imana ubwayo mu gihugu cyo mu ijuru ntabwo ibyemera. Urumva uwo mubyeyi yagize igikomere, kukihanganira kiramunanira, arakirezoruva kiramunanira, agitekerezaho kiramunanira, arakigoragoza kiranga, kugeza ubwo yinjiye mu mugozi w'ikiziriko cy'ihene ariyahura. Uyu munsi wa none Jean Marie ubwe arafite abavandimwe be 3 yasigaranye abereye nk'umubyeyi. Ibyo bintu ntashobora kubibabwira. Mwumva ukuntu igikomere giteye ubwoba. Bibe Jean Marie yarakomeretse kubera ko azi icyo mama we yijijije. Bibe mama we nyine urumva ko yarakomeretse kiramuhitana. Jean Marie ntashobora kuzabibwira abo bana. Abo bana uyu munsi wa none babaye imfubyi, nabo bageze gute? Nabo barakomeretse. Yego, urumva ni igikomere kimwe cyabyaye ibindi bikomere bidashira, kibyara ibindi bikomere bidashira, kibyara ibindi bikomere bidashira. Nk'uko rero ijambo ry'Imana ryaravuze ngo ingaruka z'ibyaha ni urupfu, kandi mbere y'uko umuntu akora icyaha arabanza akararikira. Urakora icyaha nyine umuntu arabanza akararikira, uko byanditse muri Yakobo. Yamara kurarikira agatwita. Urumva wararikiye uratwise, wajya kubyara nyine ukabyara icyaha rero kikabyara ingaruka. Ibyo rero urumva ko ni ibikomere byabayeho, bibaho birahererekanya kugeza ubwo bitwaye ubuzima bw'abantu. Nshuti bene data, aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye, abari hanze no mu gihugu, munyemerere mumfashe. Murabona ikiganiro ngikoze bwije kubera yuko rwose yari yamamagaye biburira umwanya. Ubundi nakabaye ndi kumwe na Kazungu, ariko ntabwo byakunze ngewe ngikoze nihuta cyane kubera yuko yari yambwiye atugikore ugishyire kuri YouTube channel kugira ngo nzarebe ibitekerezo abantu hirya no hino bazampa. Ariko ngewe ku gitekerezo cyanjye ni ukwegera Imana, agasenga, akinginga Imana, ikamubabarira. Imana ni nyembabazi, hanyuma ntazongere gusubira ukundi nka kwa kundi Yesu yabwiye wa mudamu bari bagiye gutera amabuye. Rero iki kintu kitubera isomo, kibera isomo ababyeyi bo ku giti cyabo bajya bakunda kujya muri izo ngeso. Buriya ababyeyi murabe mubyumva. Hari ikintu mutari muzi ababyeyi. Hari igitabo Abadivantiste banditse, kivuga ko buriya umubyeyi w'umugore buriya ngo umuntu yakabaye yarambagiza umugore we cyangwa se umukobwa benda kubana imyaka 5, ariko 5 yose ntago ayimurambagiza, ngo 3 ayirambagizamo nyina, indi 2 akaba ari yarambagizamo umukobwa. Shatse gusobanura ngo karagiteri z'umukobwa bavuga ko azivoma kuri nyina ku kigereranyo kiri hejuru ya 90, hafi n'8 azivoma kuri nyina. Uko nyina yitwara niko n'umwana w'umukobwa yitwara. Babyeyi mujye mubidufashamo kugira ngo abana bacu b'abakobwa batazabura isoko, cyangwa se bajya banashaka ingo zabo bazigeramo bakabacyurira ibyo ba nyina bakora.
namwe rubyiruko, nshuti, bene data, aho muherereye hirya no hino, mwirinde ibyaha. Ingaruka z'ibyaha ni urupfu. Mwirinde ibi byaha biba biteye ubwoba, ibyo byaha kimeze nk'icyuramwana w'umuhungu yakoze agikoreshejwe n'ibiyobyabwenge agashiduka yenze nyina, niko bivuga mu Kinyarwanda, ni ukwenda nyina. Agashiduka yenze nyina. Mwihangane, mwirinde ibisa n'ibi ngibi kugira ngo bitazabagiraho ingaruka. Hanyuma rero mutebuke, mubanguke hasi muri comment, mutubwire uko byesitaye, mutubwire uko mubyumvise, mutubwire uko mubyakiriye, muzane n'inama, muzane n'ibitekerezo n'inyunganizi, tubashe kugira inama Jean Marie. Ariko igihagarara ikindi, tumusengere. Ndabashimiye rero mwebwe tubanye muri kino kiganiro, ndabashimiye mwebwe muzagikurikirana, ndabashimiye aho muri hirya no hino. Ineza y'Imana ikomeze kubabaho. Shalom, shalom, mahoro y'Imana abane namwe. Bye bye.